Yes, nongeye kubaza inshuti bakunze bacu mudame kudukurikira umunsi ku munsi, wowe udahwema gukurikirana ibiganiro n'amakuru yacu tugenda tukugezaho uko bukeye n'uko bwije, aho uri hagiye hatandukanye mu mpande z'igihugu cyacu zigiye zitandukanye. Nawe uri hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndagusuje cyane, nizere ko bimeze neza cyane. Nawe bitameze neza cyane, ukomeze gusenga Imana cyangwa se ukomeze kwizera Imana, ibintu biraza kuba byagenda neza, ibintu biraza kuba byaza kuba byakunda nikomeza kwizera Imana. Yes, ni amakuru akomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nk'uko uri kubona muri screen nawe urabonamo Jojo Blaze ndetse n'umukunzi we Divine Uwa. Aba ni ababyinnyi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda barazwi, mujya mubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko kuri TikTok, YouTube na za Instagram, hose murababona. Uri Jojo Blaze arazwi cyane hano iwacu i Rwanda, ni umubyinnyi mwiza cyane, ndetse na Divine Uwa muramuzi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ku ma TikTok cyane cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye z'abahanzi bagiye batandukanye hano iwacu i Rwanda. Mbibutsa ko abangaba bari abakunzi ndetse bakaba banabanaga no mu nzu imwe. Jojo Blaze yabanaga n'uyu umukunzi we Divine Uwa. Urukundo rwabo rero rwaje kuba rwagwamo agatotsi, kugeza ubwo na RIB yahise itangira kubyinjiramo mu buryo bukomeye cyane. Inyuma y'uko uyu mukunzi we Divine Uwa yafashe misiyo akajya hanze, agasohoka igihugu, yarangiza atabwiye uyu nguyu Jojo Blaze. Jojo Blaze biravuga ko uyu nguyu Divine afite umukunzi we uba hanze, ari nacyo kintu gikomeye cyane baba barapfuye, ndetse no gusesagura amafaranga kwa Divine Uwa. Jojo Blaze akisanga asigaye muri risike, nta mafaranga agifite kubera ko Divine yagiye asesagura mu buryo bugiye butandukanye. Ibi ngibi byatumye Jojo Blaze afata umujinya cyangwa se afata umwanzuro wo kuba yakubita uyu nguyu Divine Uwa mu ijoro. Divine akahukana akajya kuba yaje gucumbika ku baturanyi cyangwa se ku basitari bagiye batandukanye bariye mu mujyi wa Kigali. Bana nanjye muri aya makuru agezweho umenye byinshi by'aba ngaba, uri Jojo Blaze ndetse n'uyu mukunzi we Divine Uwa. Ese niki yamukubise cyangwa se niki cyatumye Divine yirukira muri RIB akajya kuba yatangamo ikirego? Niki cyaba cyarahabaye cyangwa se nibiki byinshi inyuma y'uru rukundo rw'aba ngaba? Ni iyihe bidobyo yaba yabijemo bakaba batandukana kandi bari bameranye neza cyane? Musaba kugira uruhare muri aya makuru, nta rundi ruhare, nta mafaranga bisaba, ntago bigoye, ahubwo ni ukwitanga cyangwa se ni ugukora umutima ushaka gutera inkunga ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho. Nta yindi nkunga usibye gukanda kuri buto ya subscribe, ukora like, ugakanda share ndetse na comment, kugira ngo breaking news uzajye uzibona mu mbere. Amakuru yose abavugwa hano ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ujye uyabona mu mbere. Amakuru y'ibyamamare aba yiriwe avugayo yose ujye uyabona mu mbere. Yes, reka twikomeze rero turebere byinshi biri gukomeza kuvugwa kuri abangaba cyangwa se Jojo Blaze. Byanga byakunda cyangwa se kera kabaye RIB yamuhamagaje kugira ngo aje gusobanura ibi byaha ashinjwa. Nta kindi cyaha ashinjwa usibye gukubita no gukomeretsa Divine Uwa, dore ko yaje kumukubita mu ijoro. Divine agahita yirukankira akajya kuba yacumbika kwa Banyagiso, kwa Kanyabugande Olivier. Ubu aka kanya tuvugana Divine niyo arimo kuba, Jojo Blaze yasigaye wenyine mu nzu. Mwagiye mubona bagiye bagaruka ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye hano iwacu i Rwanda ndetse no kuri social media zigiye zitandukanye. Aba ngaba barashwanye biriseriye, kugeza ubwo Jojo Blaze yamukubise akamukomeretsa. Divine Uwa ntago yabyihereranya, yahise ajya gutanga ikirego muri RIB kugira ngo Jojo Blaze aze kuba yakurikiranwa. Bamwe bati iby'inkundo zo mu Rwanda cyangwa se iby'abaperezida b'Abanyarwanda bikomeje kuba byagorana cyane, muri gukomeza kugenda mwumva n'andi makupure yagiye ashwana mu buryo bukomeye cyane, hafi no kwitabaza ubuyobozi kugira ngo buze kuba bwabakemurira ibibazo. Ni ibintu bikomeye cyane ibi by'inkuru by'iki gihe cyangwa se iby'inyarugenge bati ni prank, ariko mwabantu mwe ibintu birakomeye cyane. Ibyari prank ntabwo byaza kuzamo ubuyobozi bugiye butandukanye. Ngaho nguko rero ubu Jojo Blaze ategereje kwitaba hariya kuri RIB kugira ngo aze gusobanura ibi byaha aregwa, aze gukorerwa idosiye ashyikirizwa ubugenzacyaha, dore ko ataratabwa muri yombi ahubwo agiye kuganirizwa ku byaha arimo kuregwa.
reka mbashimire cyane rero mwe tubanye muri aya makuru yaragezweho muri aya masaha, njye mwari kumwe na Pacifique ugenda ubagezaho amakuru agiye atandukanye, mukomeze kugira byiza, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, reka tuzasubire mu makuru yacu ataha. Ciao ciao.